twongeye kubasuhuza mwebwe mukurikiye ijambo ry'Imana kuri uyu muyoboro wa RTV. Imana ibaho umugisha. Uyu munsi nanone turongeye turagarutse, tuje dufite mbega amaraso mashyashya, tuje gutangira icyumweru kugira ngo twige icyigisho gishyashya turebera hamwe bimwe mu bintu biranga urukundo. Muri iki cyumweru cyose tuziga ibintu wagenderaho ugaragaza ko urari urukundo cyangwa atari urukundo. Rero ngiye mugiye kubana muri iki cyigisho, dutangira n'icyigisho cy'uyu mugoroba w'iyi Sabato. Amazina nitwa Liberateur Jean Floribert, nkaba ngiye kubana na mugenzi wanjye dukunze kuba turi kumwe Nigena Etienne. Akaba ari twebwe twagarutse kugira ngo ibi byigisho dukomeze tubikurikirane. Mbere y'uko rero twiga icyigisho cyacu nk'uko bisanzwe, turabanza tukiragiza Imana kugira ngo ize kutuyobora mu cyigisho cyose kize kugenda neza. Reka nsabe Etienne abashe kudushyira imbere y'Imana. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirihimbazwe. Muri uyu mwanya turagushimiye cyane, uhabwe icyubahiro. Uburinzi bwawe buba kuri twebwe, ni umugambi mwiza dufiteho. Amen. Izina ryawe nirihimbazwe. Amen. Reka rero ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe muri uyu mwanya, ari abadukurikiye ndetse ari natwe tugiye kurivuga, Uwiteka Nyiringabo, ubuntu bwawe bubane na buri wese mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Rero Etienne, hano dufite icyigisho cyacu kivuga ngo iki? Ibintu biranga urukundo. Ibintu biranga urukundo. Rimwe na rimwe dukunze kugira inkundo nyinshi zitandukanye, aho usanga hari urukundo umuhungu akunda umukobwa, hakaba urukundo dukunda Imana, urwo dukunda bagenzi bacu bisanzwe n'ababyeyi bacu. Mbega hari inkundo zitandukanye. Kirahari, ariko nanone twite kuri iki kubivugwa n'ijambo ry'Imana ko muri iyi minsi yacu noneho urukundo rwa benshi ruzakonja. Urukundo ruzakonja. Ubundi se rwari rushyushye. Ubwo bivuze ko rwari ruhari. Yego. Kuko Bibiliya itubwira ko nitujya mu byahishuwe, hari itorero riregwa ko ryaretse urukundo rwaryo rwa mbere. Bivuze ko rwari ruhari, ariko uko tugenda twigira imbere, urwo rukundo rukagenda rugabanuka cyangwa rukonda nk'uko nyine Bibiliya itubwira. Ubwo bishatse kuvuga ngo muri iki cyumweru tuzarebera hamwe ibintu byose byakwereka rwa rukundo rwa mbere, niba koko rugihari cyangwa rwaragabanutse. Yego. Reka twitangire n'amagambo yacu, dutangire udusomera mu rwa mbere rw'Abakorino igice cya 13 umurongo wa 13. Rwa mbere rw'Abakorino igice cya 13 umurongo wa 13 aravuga ngo, yego, ariko none hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo, ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Pawulo yabwiye Abakorino ibintu byasigaye byagumyeho. Mbega hagumyeho kwizera, hagumaho ibyiringiro n'urukundo, ariko ikiruta ibyo byose uko abivuze ni urukundo. Ubwo mbega urukundo ruri mu bintu by'ingenzi cyane biruta ibindi byagakwiye kuba dufite twebwe nk'abizera. Yego. Noneho rero hano hari amagambo batangiye batubwira muri iki cyigisho cy'iki cyumweru tugiye kwiga. Haravuga ngo urukundo rushobora gutsinda ibintu byose. Niyo mpamvu Pawulo yari afite byinshi byo kuruvugaho. Mbega ijambo rikomoka kuri agapawo, ijambo rusange ry'ikigiriki ryakoreshejwe mu isezerano rishya bashaka kuvuga ku rukundo, rigaragaza inshuro 135 mu nzandiko za Pawulo. Uyu mubare ni hafi 1/2 cy'inshuro iri jambo rikoreshwa mu isezerano rishya, hafi 1/2 iri jambo. Ariko rero ibi bikwiriye kugira icyo bitubwira ku nsanganyamatsiko ihatse izindi mu nzandiko Pawulo yandikiye Abakorino. Hari imirongo myinshi yigaragaza cyane ivuga ku rukundo mu isezerano rishya. Mbese ni nk'iyi ngiyi ikurikira: Abaroma igice cya 8 umurongo wa 35 kugera 39. Abakorino naho turahasanga, n'Abakorino aha hose turagenda tuyabona. Ariko tukuduha ngo nyamara nta numwe muri iyo wagereranya n'urwa mbere rw'Abakorino ku gice cya 13 nk'uko tubibonye.
hari imirongo myinshi mu isezerano rishya igerageza gusobanura urukundo, abaroma, abakorino, ariko ahantu hari umurongo uruta iyindi n'ahangaha Pawulo yandikiye abanyekorino mu gice cya 13 ku murongo wa 13. ariko ugiye kutubwira ibintu tugiye kwiga muri iki cyumweru kugira ngo n'udukurikiye amenye ibyigisho tugiye kuziga muri iki cyumweru. tutarajya mbere icyumweru gishize ku cyigisho twize gifite insanganyamatsiko ivuga ngo impano z'umwuka, twabonye ko igihatse ibindi byose ari urukundo. Yego, iyo mpano nubwo waba uyifite ariko nta rukundo ufite, twabonye ko nta kintu zaba zimaze impano waba ufite zose. rero hano batugaruye batwibutsa ku bintu byerekeranye n'ibyo twize mu cyumweru gishize, ngo ibintu byose ndetse habariwemo n'impano z'umwuka nta gaciro biba bifite muri iki cyumweru. tuzarushaho kwibuka mu rwa mbere rw'abakorino 13 no mu buryo butangaje hagaragazamo urukundo. ubwo mbega muri iki cyumweru cyose tuzasesengura uburyo Pawulo yavuze urukundo muri iki gice cya 13. Yego, nk'uko tuzabibona, urukundo si amarangamutima kuruta ko rwaba inyifato. inyifato igomba kwigaragariza mu mibereho, mu bikorwa no mu magambo. bitabaye ibyo ntacyo rwaba rusobanuye. ubwo bishatse kuvuga ngo urukundo si amarangamutima. ntabwo urukundo rugaragazwa n'amarangamutima ufite, ntabwo rugaragazwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose umuntu yakora. ahubwo bari kutubwira ko ari inyifato, ibikorwa, imibereho. bitabaye ibyo ntacyo rwaba rusobanuye. nta kintu urukundo rwaba ari cyo. icyo urukundo ruri cyo mu by'ukuri ndetse n'icyo rukora kigaragarije mu buryo bwuzuye mu mibereho ya Yesu. cyagaragarijwe mu buryo bwuzuye mbega mu mibereho ya Yesu niho tubonera urukundo koko rwuzuye rwa nyarwo. ubwo bivuze ko uyu munsi twebwe urugiye kurushakira mu bantu ushobora kutarubona, ntabwo warubona neza. Yesu niwe shusho itwereka urukundo. ariko twibuke iki, twasabwe ko tugomba kugira umutima nk'uwo. Yego, kugira ngo imibereho ya Kristo ibisa n'iy'abantu be bo ku isi, bagomba kugira umutima nk'uwo yari afite. Yego, bivuze ko imibereho yabayeho kuva akivuka, ubuzima bwe bwagera kuri iyi si, imibereho yabayeho akarinda akura, akarinda yivamo. Bibiliya ikatubwira ngo yabyirutse ashimwa n'Imana n'abantu. ubwo bivuze ko ariyo natwe abantu b'Imana turarikirwa kugira. Yego, kugira ngo urukundo rwa nyarwo koko rube rugaragara cyangwa rufatika, ruboneka. ubwo rero ndumva umuntu wese ufite ikibazo ku rukundo, ibintu biruranga, tuzabasha gusobanukirwa muri iki cyumweru. ngira ngo mbararikire yuko mu gitondo saa 11 za mu gitondo tuzajya buri gihe tuba dufite iki cyigisho, tuganire, tujye duhahurira, twige ijambo ry'Imana. reka rero Etienne udufashe dusoze udusengera kugira ngo dutandukane. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, uhabwe icyubahiro. Amen. ni ukuri urwanye natwe muri uyu mwanya utari munini cyane twigana ijambo ryawe. utwigishije icyo urukundo ari cyo, tugiye kuzarureba mu nsanganyamatsiko irambuye cyane kugira ngo dusobanukirwe n'urukundo icyo ruvuze kuri twe. reka umwuka wera azabane natwe, azadusobanurire kandi atwigishe kandi adufatishe imyanzuro ikwiriye mu izina rya Yesu. Amen.